Duhuze mwebwe mwese mudukurikiranye kandi tubaramukije mu izina rya Yesu. Twishimiye kubana namwe rero muri uno mwanya twigira hamwe ijambo ry'Imana. Njyewe mugiye kubana nitwa Tuyizere Patrick, tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Mbere yuko tubabwira insanganyamatsiko y'icyigisho cyacu, reka tubanze dusenge. Turakwambaje mwami Imana, tugushimiye ko watubanye, tugushimiye ko waturinze, uduhaye uburyo bungana butya, uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Ni wowe biduhaye, ugeze neza, uhimbazwe. Abagiye kubyumva ni abanyabyaha, twese ibyaha byacu, kandi ijambo ryawe rikomeye rikaba ryera, uritwumvishe. Umwuka wera yiganza mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubibabwira, tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe muri kano kanya ni ijambo ritubwira ubukiranutsi. Ngiyo insanganyamatsiko yacu y'uno munsi. Mu ijambo ry'Imana ni kenshi rigaragazamo gukiranuka, rikatubwiramo ko Imana ari byo yaba yifuza ku bantu bayo. Ndetse n'abantu benshi muri Bibiliya bagiye bavuga ari ibihangange cyangwa se bagiye bakomera, icyo bagiye bashimirwa cyane kuruta ibindi ni ugukiranuka. Muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro 18 umurongo wa 19 hatubwira umuntu umwe. Ibitangiriro 18 umurongo wa 19 hakatubwira hagira hatya ati Mpera 18, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Urumva yuko mu by'Imana yari yaringanirije Aburahamu, mu byo gukora byose kamaze kubitunganya bikaba byose birangiye, yari kongeraho yuko kugira ngo abe yujuje gukiranuka. Urumva ko rero ukora byo gukiranuka nabyo byari mu bintu bizakomeza Aburahamu n'urubyaro rwe rwose. Muri Bibiliya tubwirwa n'undi muntu wundi, Yobu 1 umurongo waho wa 1, naho batubwira amateka y'uwitwa Yobu. Mwumve uko yari ameze. Mu gihugu cya Usi hari umuntu yari umukiranutsi, hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana, akirinda ibibi. Urumva ko uyu nawe n'undi wa kabiri tubwiwe, ariko urumva yuko Yobu icyo avuzweho, icyo arasweho, yaratuye muri Usi, yakitwa Yobu, yari umukiranutsi, agatungana, akubaha Imana, akirinda ibibi. Kuvuga ngo uko yari abanye n'Imana, uko umuntu abanye n'Imana, uko atunganya ibyo yamusabye, uko asohoza ibyo iri kumushakaho, ni ugukiranuka. Ibyo ngibyo ari gusohoza amaze kugira kwera, ariko ukabanye nako n'abandi bisa gukiranuka. Mu mibanire y'abantu n'abandi, Yobu yari umuntu ushimwa. Ukabanye n'umuryango ari umuntu ushimwa, ukabanye n'abaturanyi ari umuntu ushimwa, uko abanye n'abandi ari umuntu ushimwa. Noneho Yobu ngo biza kurangira uko ameze, uko yifashe, bimugeze umukiranutsi. Nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yaratunze intama 7,000 n'ingamiya 5,000 n'amapfizi 1,000 byo guhinga, n'indogobe z'ingore 300 n'abagaragu benshi cyane. Uwo munsi yari akomeye kuruta abantu bose, uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose y'Uburasirazuba. Urumva yuko ariko nubwo atunze ibintu byinshi, sicyo ashimiwe mbere, ahubwo icyo yashimiwe mbere y'ibindi byose ni uko yari umuntu ukiranuka. Ndetse nibwira ko ari Yobu naho 2 umurongo waho wa 3, ubwo Satani yari arimo arasaba Yobu, uranditse umurongo waho wa 1 ko ariho mpera, undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani yashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati,
mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Umurongo wa gatatu, Uwiteka abaza Satani ati, aho witegereje umugaragu wanjye Yobu yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yakomeje gukiranuka kwe, n'ubu nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Yobu muri kumva yuko imiterere ya Yobu uko yaraswe n'ijambo mu ijambo ry'Imana. Uwiteka ariko muraka Satani ati, mbese ubwo niba watembereye warebye ubona umugaragu wanjye Yobu, umaze kumureba ubona yuko ukameze, umaze kureba ukameze ubona yuko nta muntu wo ku isi uhwanye nawe, kuko ari umuntu w'umukiranutsi agatungana akubaha Imana akirinda ibibi. Izi nkingi gusa uko ari enye zimushoboje kuba umuntu ukomeye, zimushoboje kuba umuntu ushimwa n'Imana, zimushoboje ubwazo gushimwa n'abantu. Yobu ni umukiranutsi agatungana akubaha Imana akirinda ibibi. Umukiranutsi nk'uko turi kurebera nk'ubukiranutsi ni uko umuntu abanye n'abandi, uko ubanye na bagenzi bawe, uko bagufata, uko bafata. Burya iyo mibanire yawe n'abandi niyo wesha ubukiranutsi. Uko ubanye n'Imana yawe, ukomeza amategeko yayo uko ari 10, usenga wiringira kandi wizeye, tukabyo ibyo bikitwa kwera. Ni amagambo birakomeye cyane ngomba kubusobanukiwe. Ni ugukiranuka no kwera. Uko gukiranuka ni uko umuntu abana na mugenzi we, kwera ni uko wifata ku Mana, ni uko uri gusohoza ibyo gushakaho, uko uri kubikora ushyira mu buzima bwa buri munsi ngo bitunge kandi bisohoze, uko uri kubyitwaraho, uko imirimo yawe myinshi ko ntubure gusenga, uko wananiwe kandi ntubure kwiga, uko wabyutse kandi ntubure gushima, uko wakinnye kandi ntubure gushima Imana, uko umeze ntubure gusura. Uko kose ubanye n'Imana byanga bikunze byo byapfuye, birasobanuye ngo uko ni ukwera. Naho uko nguko kuri mugenzi wawe, nari n'uwe muransura canje muramfungurira, uko nguko kwita kuri mugenzi wawe, ukuri kumugirira neza, biro byose biri mu kitwa gukiranuka. Noneho no muri Bibiliya nibwira yuko ari mu gitabo cya Zaburi 15 umurongo waho wa kabiri. Zaburi 15 umurongo wa 2 ho harakavuga hatya ati, Dawudi ari kwibaza ati, ariko se ninde Uwiteka, ninde uzatura mu ihema ryawe akagenda agatura ku musozi wawe wera, azaba ameze ate? Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe agatura ku musozi kandi wawe wera? N'ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko ari mu mutima we. Ngarukira ngaha Dawidi ari kwibaza uzabana n'Imana, uzagera aho Imana, avuze ngo n'ugenda akagendera mu bitunganye. Amategeko y'Imana aratunganye. Dawidi niko yakunze kubivuga, amategeko yawe aratunganye rwose. Agiye gukora agakora ibyo gukiranuka, agiye kuvuga akavuga iby'ukuri, yarangiza abyanga bikunze akabihuza n'umutima nama we. Ngo uyu muntu wiswe umukiranutsi, muri kuva yuko ubwo burya n'Imana ikeneye abakiranutsi, Imana ikeneye umuntu w'umukiranutsi. Ariko burya n'abo ku isi, hano ku isi hakenewe umukiranutsi. Burya nta muntu ukeneye umuntu uzambye, nta na hamwe umuntu uzambye akenewe, ahubwo umukiranutsi wagera akenewe, arakenewe kuri buri muntu wese, akenewe ku Mana, akeneye sosiyete iramukeneye, akeneye mu muryango. Burya uwo muntu ntawe utamukeneye. Niyo mpamvu muri kino cyiciro turi kurebera hamwe cy'ubukiranutsi, turibanda ku ngingo z'ingenzi byibura zigeze muri 4 cyangwa 5. Ku ngingo ya mbere turareba gukiranuka ariko mu mutima. Ingingo ya kabiri tuvuga gukiranuka ariko mu muryango. Ingingo ya gatatu tuvuga gukiranuka ku mibanire yawe n'abandi. Ingingo ya 4 tuvuga gukiranuka ariko ugeze ku kazi ukorana n'abandi. Ku
ku ngingo iheruka tuza kuvuga uramutse ufite kwera gukiranuka kuzuye uri mu bucuruzi. Ngizi ingingo eshanu turagereza kuva mu ncamake muri kino cyigisho. Ku ngingo ya mbere hari ugukiranuka, hari ubukiranutsi bukenewe ariko buhereye mu mutima. Hari ubukiranutsi bukenewe buhereye mu mutima, atari ubureba gusa idini, atari kuba gusa uri registered, uri mu gitabo cy'idini gusa ariho mwo wanditse, ariko mu mutima umutima nawe ubizi utari umunyedini, umutima ubizi yuko utari umukristo, umutima wawe ubizi yuko uri umunyazi, kuri umujura, mbese ibyo byose umutima wawe ukaba ubizi neza. Niyo mpamvu muri Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Yohana 3 umurongo waho 21 ijambo ry'Imana rigeze kuvuga ano magambo. Handitse hagira hatya ati 3:21 urwandiko rwa mbere rwa Yohana haravuze hagira hatya ati Mareka mpere 19. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turi abo kuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. 20. Nubwo imitima yacu ducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi si byose, bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Imitima yacu itaduciriye urubanza turatinyuka kandi imbere y'Imana. Muri kumva ko abantu b'Imana ubwo hariho kuba umutima utagushinza ikibi, hariho umutima utagucira urubanza. Ubwabyo gusa kuba nta rubanza ugucira, burya mu bukiranutsi ni ukuba n'umutima wawe utagucira urubanza, n'umutima wawe ukwemeza yuko koko uri umuntu w'Imana, n'umutima wawe ukaba ugushinza ko rwose ukiranuka. Ariko bitagenze gutyo, ngira ngo nibwira yuko wagenda ukisanga uri kure kubi, kuko umutima ugomba kuba ari uwa mbere utanga, ari wo mukandida wa mbere, ugomba kuba utagushinza icyaha. Muri kino gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cy'Imigani 28 umurongo waho reka magere. Imigani 28 uyu murongo ngira ngo watubwiye amagambo avuga ati umurongo wa mbere, umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Ndayasubiramo, umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Urikumva ko burya ubwo uri kuzirikana ko burya ubwo umukiranutsi uko abayeho, uko ameze, aragenda akaba ari ubushize ubwoba, akaba ntatabura gutambuka, akaba ntawe atabura kuramutsa, ntawe atabura kuvugisha, ntawe atabura kumwenyurira, bitewe n'uko we ibyo asabwa, ibyo agomba gutunganya we kuri we ubwe no ku Mana yabirangije, azi ko yabitunganyije. Niba ari gusenga arimo neza, ari mu kwiga ari kwiga, ageze ku kabanye n'abagenzi be, azi ko muri bo bose ntawamushinza ikibi. Noneho ubukiranutsi bwuzuye burya buzagerwaho duhereye mu mutima. Ku ngingo ya mbere mu gitabo cya Yobu 27 umurongo waho wa 6 ijambo ry'Imana rigerageza kuvuga n'amagambo 27 umurongo wa 6 turavuga ati Yobu 27 umurongo waho wa 6. Reka ndebe kariho Yobu yageje kuvuga aya magambo ati noneho niyo ibyo ngibyo byanga bikunze ngaho kandebe ko isomo ari ryo 24:6 Yobu, yego niryo, ati n'ubu umutwe wanjye yego. Yobu 27:6 handitse hagira ati gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho.
wumve ubukiranutsi bwuzuye uko turi kwigira hamwe ubukiranutsi. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja ariko mu gihe nzaba nkiriho. uri kumva yuko Yobu yari yaramaramaje, yari yariyemeje kuba umuntu w'Imana, Yobu yari byanga bikunze yari yariyemeje kuba umuntu ushimwa n'Imana, byanga bikunze. Ibi ngibi yavuze ngo kubw'ibyo nanjye gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzagira ikintu umuntu wese anshinza. Ntabwo nzaba mfite igishiza ku mutima ayo nshinjwa n'abantu cyangwa se nanjye bwanjye ndi kwishinja. Noneho bakundwa, muri ino nsanganyamatsiko turi kurebera hamwe ubukiranutsi, tugomba guhera mu mutima. Buzahera mu mutima, buzaba bwiza duhereye mu mutima. Uwo mutima uko ubwakira, uko mu mutima wawe hameze, byanga bikunze uzaba ugize neza, uzaba ugize umugisha, umutima nutagucira urubanza. Ku ngingo ya kabiri hakenewe gukiranuka mu muryango. Umuryango nawo uri mu byo Imana ireba, uri mu by'Imana yareba mbere, uri mu kintu Imana yitayeho, kubera yuko mu gitabo cy'ibihamya by'itorero ni umuzingo wacyo wa 5 batubwira amagambo ngira ngo nyasome hanyuma mwumve ko no mu muryango ubukiranutsi barakenewe. Uyu muryango hakenewemo n'abantu, ni umugabo n'umugore n'abana, ariko hakaba hakenewe ubukiranutsi. Muri kino gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wacyo wa 5, ku basoma mu rupapuro rwacyo rw'161 hatubwira aya magambo ngira ngo muzirikane. Bati 161 handitse amagambo avuga ati, it is not so much the religious of the pulpit as the religious of the family that reveals our real character. Ntabwo ari iyobokamana tugaragaza ku ruhimbi yaba igenda igahishura imico, ntabwo ari iyobokamana tugaragaza ku ruhimbi ubwayo gusa ngo igaragaze imico yacu nyakuri, ahubwo ni iyobokamana yo mu muryango. Iyobokamana yacu ku ruhimbi ntabwo yaba igaragaza neza uwo uri we, ntabwo yaba igaragaza neza imico yawe nyakuri, ndetse abenshi wanayigira ukiyorobeka, abenshi wayigira utayifite, abenshi iyi mico atari iyawe, ahubwo ngo iyo yobokamana ntiyabihagije, ahubwo ngo iyobokamana ihishura uwo uri we nyakuri niyo mu rugo. The minister's wife, his children, and those who are employed as helpers in his family are best qualified to judge for his piety. Baravuze bati umugore w'umubwiriza, abana yibyariye, abakozi akoresha mu muryango buri munsi, nibo bonyine are best qualified, nibo bonyine b'imbere mu kwemeza, mu guhamya, mu guciraho iteka kwera kumugabura. Noneho ubwo ushobora kuba uri umupasiteri cyangwa se uri umugabura cyangwa se uri bishop runaka, ndetse wabona n'iki kindi runaka, ariko iyobokamana yawe ku ruhimbi iyo igaragara ku isabato cyangwa se ku wa mbere w'isabato cyangwa ku wa 6 w'isabato, iyo garagaza iyobokamana ugaragaza, niyo wagenda witwaye gute, wigeze umuntu mwiza, wacuritse umusaya, ugina umutwe wagucuritse ku buryo no muntu ashaka kukandagira ati komera kandi agukandagiye. Baravuze ngo iyobokamana ntabwo yaba ubwayo, ntabwo yaba ihagije, ahubwo ngo umugore wawe, abana bawe n'abakozi ukoresha bashobora kwemeza your piety, gukiranuka no kwera kwawe bizemezwa nabo. Noneho kubw'ibyo umugabo nk'uwo nguwo umeze gutyo, reka mvuge ngo umugabo
waba umeze gutyo byanga bikunze azaba ari umugisha, azaba ari mwiza, azaba ntawe utamwifuza byanga bikunze. Uyu nguyu yavuze ngo uyu mugabo umeze gutya byanga bikunze aho ngaho azaba ari mu muryango, azaba ari ingirakamaro. Niyo mpamvu bantu b'Imana nababwira ngo ukukwera kwawe kwahamywa neza n'umugore n'abana n'abagufasha mu mirimo yose ya buri munsi, ngo the wife, children and helpers will all be the better for his religion. Abo ngabo ubwabyo gusa nabo bazaba bari kwemeza neza, nabo bazaba bagaragaza neza, nabo bazaba bakereka abandi neza yuko burya wa mugabo bari kureba ari umuntu w'Imana koko. Bantu b'Imana dukeneye iyobokamana yo mu muryango, dukeneye iyobokamana irenze iyigaragara ku idini gusa, kubera yuko abasoma ibipuzwe byose ipaje yacu 53 y'icyongereza haratubwira hacyafite ngo kugira ngo ubwabyo gusa kugira ngo usohoze ugaragaze kwera, kugira ngo winjize mu muryango iyobokamana yawe, ngo bigusaba iby'umwuka ariko byinshi. Kugira ngo iyobokamana bigaragaza mu muryango bigusaba kuyigaragaza mu muryango, yego, ariko ngo kugira ngo uyisohozemo, kugira ngo isasire mu muryango yinjiremo, kugira ngo igire imbaraga mu muryango, ngo weho mugabo nkurikiye bigusaba kugaragaza iby'umwuka byinshi. Niyo mpamvu uko uganira n'abana bigusaba kugaragaza iyobokamana, uko uganira n'uwo mwashakanye bigusaba kugaragaza iyobokamana, uko wakira abaje kugusura bigusaba kugaragaza iyobokamana, uko wakira ababagana ni ukugaragaza iyobokamana. Abo rero abo ngabo mu bana nabo bagaragaza, bakarifiya neza, bagaragaza karifikasiyo yawe ariko yabona no gukiranuka. Noneho kuri ino ngingo munyemerere nsome uyu muntu mu gitabo cy'Ingoma ya 2:24 umurongo waho wa 15 hageza kutubwira amagambo avuga ati 24:15 maze baravuze bati iminsi ya Yehoyada ariko Yehoyada ashize kirageza mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli ku Mana no ku nzu ye. Uyu Yehoyada ntabwo turamuvugaho byinshi, ahubwo icyo ashimiwe, icyo agiriwe mwiza, ngo nuko yaragiye akora ibyiza, ngo ariko abikora ahantu hakurikira hatatu. Yakoze bwa mbere, yakoze byiza mu Bisirayeli, ubwo ni mu mibanire ye n'abandi gukiranuka, arabisohoza mu Bisirayeli. Isirayeli yose habura umushinza. Ibi ngibi muzabisome mu gihe cy'umuhanuzi, mu gihe cy'uyu muntu Samweli nawe tukivuga kuri kano kantu yakoze ibyiza mu mbaga. Samweli, urwandiko rwa Samweli ariko rwa mbere 12 uyu murongo waho wa mbere Samweli yanezeza abantu. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati yemwe nabemere ibyo namwansanye byose mbibikiramo kubategeka. None uwo mwajya bajya imbere, njyeweho ndashaje meze imvi, kandi dore abahungu banjye muri kumwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu ngubu. Ndi hano nimunshinze imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari unanyaze indogobe ye, hari unanyaze inka ye, cyangwa hari unanyaze indogobe ye? Ninde nayiganisha ibye, inde nahase, cyangwa ninde natse impongano ikaruma amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese.
uri kumva nk'ubu uyu nguyu Samweli ari imbere y'abantu, ari imbere yahujije Isirayeli yose, bati ngo ni mu nshinze iteraniro ry'Isirayeli bose baraje, bahageze baravuze bati ntacyo twagushinze kubera yuko wakoze ibyawe urabisohoza nk'umuyobozi wo kutureberera, namaze gutunganya narangije byose ibyo nk'ibisi nkabirangiza, ngaho ninde muri mwebwe nanyaze inka ye, nanyaze indogobe ye, nanyaze itungo rye, ni mu nshinze bose murebe iyo nteko iri imbere ye, murebe abantu bose bari imbere ye, murebe ukuntu bose bangana, ariko ngaho ni mu nshinze. Mbese hari umuntu wigeze nanyaga ibye? Hari umuntu wigeze nabuze amahoro? Hari umuntu natse ka ruswa? Hari uko nariganije? Ngaho ni mu nshinze. Bose bati rwose ntawe wigeze ugirira nabi. Noneho niyo mpamvu nuko muri kuzirikana n'iki ngiki turi gusoma, Yehoyada nawe ageze mu zabukuru apfuye, ashimirwa ko yakoze ibyiza ku Isirayeli, ubwo ni mu baturage no ku Mana. Ni ingingo ya kabiri, no ku Mana, uko yifashe ku Mana, uko yitwaye ku Mana, nabyo yongera abishimirwa yuko yitwaye neza ku Mana, kwera arangije icyo Imana isaba nicyo yasohoje. Amategeko y'Imana isanga yarayitondeye, Imana yamushima, isanga ntayisha ku bwende, isanga yishe yarihannye, isanga gahunda yose Imana imushakira yazitunganije, maze arangije no ku nzu ye ni Zaburi 102 no ku nzu ye Yehoyada ntago yakoze ibyo byose ngo yirengagize gutunganya ibyiza, ariko byaba bigaragara no mu nzu ye. Niyo mpamvu avuga ati nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzazaho ndi ryari? Nzajya ngendera mu nzu, nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye, sinzagira ikintu kidakwiye kiri imbere yanjye, nanga imirimo y'abiyobagiza ntizomekana nanjye, umutima ugoramye uzamvamo, sinzamenya ikibi, ubeshyira mugenzi we rwihereranwa nzamurimbura, ugamika akagira umutima wibona sinzamwihanganira. Amaso yanjye azaba ku banyamurava mu gihugu kugira ngo tubane, ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera, uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomezwa imbere yanjye. Uko bukeye nzica abanyabyaha bo mu gihugu bose, kugira ngo ndimbure inkozi z'ibibi zose, nzimure mu rurembo rw'Uwiteka. Aya magambo aramutse ari umugabo, aramutse ari umugore, akavuga ati nuko nanjye rero ubu ngubu mu rugo rwanjye nzabyanga bikunze nzaririmba imbabazi z'Uwiteka. Cya kabiri, nzitondera amategeko yawe atunganye. Cya gatatu, nzajya ngendera mu nzu yanjye ngenderamo umutima utunganye. Burya umutima utunganye ntubare ku isabato gusa, ntibare ku munsi w'icyumweru gusa, ntibare ku munsi w'ijuma gusa, ari uwo uzagaragaza, ari uwo uzerekana umunsi ku wundi. Nzajya ngendera umutima utunganye. Ibi bikaba ari indahiro warahiye ugaragaza buri munsi. Aravuze ngo kubw'ibyo nzajya nanga imirimo y'inkozi z'ibibi n'abiyobagiza, sinzashyigikira ubeshya, sinzemerera umutima ugoramye we kaba muri urugo ngo azarubemo. Niyo bavuze ngo uyu nguyu uramutse umufite, uramutse uramugaragaza, uyu nguyu uramutse uri kumwe nawe, uyu nguyu uramutse ari umugabo ari umugore uri kumwe nawe, byanga bikunze kugira ngo kugaragaza ko ari umuntu w'Imana muri urugo byaba bigoye, azagaragaza ko ari umuntu w'Imana bitewe n'uko gukiranutsi ntabwo ari umwambaro gusa ugaragara inyuma wonyine ushakwa, ahubwo bahera mu mutima bukazamuka inyuma bakagaragazwa mu muryango, umugore, abana bakaba aribo bazaba ngo bari kugaragaza kwera, ngo bahamya gukiranuka k'umugabura. Abantu b'Imana, mu nyemerere muri kano gatabo kitwa Akibonabibonye, umuzingo wacyo wa kabiri,
munyemerere nsomemo aya magambo maze mwumve icyo ijambo ry'Imana n'umwanditsi yavuze. Ku ipaji yacyo ya 17 handitse ibaruwa umugore wahagitswe n'umugabo yamwandikiye agiye gupfa. Yarazize indwara ziterwa n'ubwihebe n'umuruho. Ku mutware wanjye mwako bahimba bijago mwene Kamere na Muvumbi, ngewe umufasha wawe ntibwira umugenzi umukobwa wa Ndenganiye iki na mama intamenya, mwandikiye nsonetswa n'agahinda ntewe no nagukunda, bituma nta kwifuza kuzasoreza mu nzira mbi y'akaga unyuramo. Mutware wanjye, dore ubu ndarwaye kandi icyizere cyo gukira kiragerwa ku mashyi, bitewe n'uko ntawe ukira asongwa. Nubwo haramuka igitondo cyiza mu buzima bwanjye, inabi yawe, icyusa, umwaga, amahane, ubugome, umujinya n'urwango sireka kubirokoka. Ni umugore ariko ahagitswe n'umugabo ari kumwandikira agiye gupfa. Umutware wanjye, umva n'umudamu kari kwandika, umutima wanjye umaze kukubwira ibi bikurikira. Naje iwawe mvuye iwacu aho ntaburaraga, nkunzwe kandi ntacyo dukennye. Naje ari wowe nshaka ngo dufatanye kurwubaka, umbera buruhukiro. Rusi umurongo wa 9. Nanjye nkubera gufasha, tangira ku 18. Nagufashije uko nshoboye, ariko weho mbera mwako nk'uko izina ryawe riri. Wakoze ikinyuranye ku kintu cyose nari nagutekerejeho. Ibitutsi nibyo wagize ndamutso, mu cyimbo cyo kunduhura unyakiriza agahato n'uburetwa, kunkunda ubisimbuza kubabaza, kumpima no kunkubita. Waranduhije, urancunaguza, urancura, urampisha, kandi urankombya mu cyimbo cyo kunteza imbere, maze mu cyimbo cyo kumpesha agaciro uransenya kandi unyandagaza. Uyu ni umubyeyi uri kwandikira kuno mugabo. Mutware wanjye, naguhaye inama n'ibitekerezo byubaka, ndihangana ngira ngo uzahindura ingendo, none ubu ngezaho intekerezo n'impagarike yanjye bitarenga mu rugamba rwo kwitereka intango y'ibyago n'agahinda. Iyi mbikwandikiye kubera impamvu nyinshi, ariko reka nkurushereze kuri zimwe muri zo. Ni ukugira ngo munsi isi izakwikaragira hejuru maze kugenda, bitewe n'uko uzabona iboneyeho uzongera usome ibaruwa, nubwo uzumva impanuro wanze kumva tukiri kumwe. Icya kabiri, ndifuza ko nimara gutandukanywa nawe iyi baruwa wazayisomera bene nyoko umujinya n'inama mbi, kuko nabo bazonze abagore babo kandi baracyari bato. Ahari yenda bakumva akaboneka uzarokoka. Ingingo ya 3, mu bana twabyaranye abo utazi uburyo n'ubugiro nakoreshaga mbana nabo kandi mbayobora mu mahoro, harimo abazagukamura ukanura amaso. Uzamenye rero ko amaraso banduriyemo ari ayawe, cyane cyane imbere y'umuhungu wanjye akazamurera, uzahitondere cyane. Ingingo ya 4, ubu bwawe nibwo nsize nta mpamvu rero yo gukenera bazagufata mu mugongo. Nagiye kukurisha uri ntagaririrwa, kandi ntuzatake, ahubwo uzashikame urye ku musaruro w'icyo wabibye, urusome wararwishigishiye. Kongera ya 5, bitewe n'uko agaciro k'ikintu kamenyekana neza kitakiriho, nkigukurwaho agaciro kanjye uzahita ukamenya, bizaguterera kwihana kandi umaramaje. Mutware wanjye, mbaye ngusezeyeho, umutima wanjye urambiwe bisharira, none ndagiye. Ni ngiye wari umufasha wawe, ntibwira mugenzi, usigara amahoro. Mwumve iyi baruwa iteye agahinda uyu mugore yandikiye umugabo. Ariko ubwo inyuma y'uko izi ngesera kugaragaza, iyi nyifatire kugaragaza, iyi wayigaragaza usenga, uririmba muri korari, ubwiriza, ugenda, ariko ubu warangiza ukagaragaza iyo myifatire mu muryango, byerekana burya ngo umugore wawe newe yagaragaza kwera kwawe.
munsi bavuze n'ibaruwa umugabo wabuze ubufasha bw'umugore yamwandikiye nawe agiye gupfa. Reka mbyihutane. Baravuze bati niraribonye uyu mugabo yari azize umuruho yatejwe n'umugore we wamufataga nabi kandi akora cyane. Uyu mugore we yandikiye yari afite icyo apfana na Ngumya na Mugome, umufasha wanjye nkunda Nyirarya Kanoze, akaba umukobwa w'umusaza nta jambo n'umukecuru Nyirantibimenya. Ngewe umugabo wawe narahanyanyaje, mwene ruhize kera n'abantu bararuha, nkwandikiye nifuza kugusigira ijambo rizakubera urwibutso mu buzima, kuko ubu ngeze mu marembera, urupfu rurangira amajanja runyegereye kuruta uko abaryamye hamwe begeranye, kandi ntirwenda kumpusha. Kazi igitangaza ntazi cyakorwa kandi kigakorwa mu miterere yawe, kuko niweho nkuruzi y'urunyenamige. Mbona amagambo mufasha wanjye, urabizi ko nabayeho ntagira umfasha kandi mfite umufasha. Umutwaro w'ubuzima nawikoreye ngeretseho uwakamfashije kuwikorera ari we weho. Ubwo wanyinjizaga mu buretwa ku ikubitiro, wabanje gukoresha akarimi ka munyerezo ngukorera nishimye, narunze urabisesa ushaka umurimbo w'inzara, amatwi, imisatsi, imyenda, kwiyerekana, kwemeza uwo wita abatindi, maze umaze gufatisha ibisigaye urabisahura ujyana aho ntazi. Nabayeho nta kimenyetso na kimwe cy'ubutware kindanga iwanjye, nakoze nk'uwariye amadudayimu, ndaruha cyane. Mufasha wanjye, ubucuti wagiranye na Cyohe na Kiburaburyo bwarushijeho kukwica ubwenge. Ubu aho bugeze wareruye, ukoresha agahato, untereza abana baranshihura, ubumeza nk'uwasitaye imfunira. Ntawe natakira, kuko ndebeye inyuma wabona nkiri uwo muntu, ariko ndashira kandi byameze nkanjye na Kayizari ntabyitayeho. Uranyikubanye unca kubadukamo ubumwe, none nshoje ntacyo mbamariye, aho ndembeye kubera umuruho wanteje. Weho uradamaraye, ntugikoze ikirenge ku ibuye, nongeretseho no kunca inyuma, aribyo bitobotsemo uruhu rw'agahinda kaje kunshyikira. Ubu nshoje ubuzima nk'uri mu gihano, njyanye ubwoba bwawe nsize imusozi batarabangamo ubumuntu na buke bitewe nawe. Urabeho nsabye Imana ko yazatuma biha ibindi akakugenderera nawe hakiri kare, minsi ataraza, kuko we nihame muzahura. Agira ingamba zidakuka ndamuzi, wagira ngo muzahura warahindutse ubeho. Yari umutware wawe narahanyanyaje. Ngaba abantu babanye mu muryango, ngaba abantu mu muryango, ngaba abantu turi gusomera hamwe. Noneho byanga bikunze abangaba batuye kubona, murabona yuko ari bavuza abagabo babi, bavuza abagore babi, ariko hepfo muzabona n'ishimwe ry'umugabo ushima umugore bamushimira byiza, n'umugore nuko nguko. Niyo mpamvu abantu b'Imana hakenewe yuko mu muryango n'umuntu agaragazamo gukiranuka. Umuryango bikeneye ko uzagaragazamo yuko uri umuntu w'Imana. Nubyanga byanga bikunze uzaba uri umenya yuko udafite gukiranuka kwawe mu mutima, ahubwo ari uguhangana. Noneho kubona ingingo ya kabiri, mureka tuyisoze tujye ku ngingo ya gatatu, uko ubanye n'abandi. Umukiranutsi nuko abanye n'abandi nabyo burya bigaragaza ko ari umukiranutsi. Abaheburayo 14:14, nuko mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, mugire n'umwete wo kwezwa. Ngo utejerwe ntagazareba Umwami Imana. None muri kubona yuko ubwo umukiranutsi uko avuye mu mutima akagenda akajya mu muryango, akajya no kwabanye n'abandi, aho hose yakaba yagaragazamo yuko burya ari umukiranutsi. Noneho abasomera indi somo, Abaroma 12 umurongo wa 17, Abaroma 12 umurongo wa 17 bagerageza kuvuga n'amagambo
Abaroma 12 umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana riravuga riti 12:17 haratubwira hatya ati ntimukite umuhana byabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora byose ibyo mukora bibonekera abantu bose bakarira ryiza. Urumva ko gusa mukora neza n'abandi, ntimukiture umuhana byabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose yuko ari byiza. Nayo mu rwanyu ruhande mubana amahoro n'abantu bose. Urumva yuko ubwo umukiranutsi nuko abanye n'abandi azaba agerageza ari umuntu udatera intambara, azaba ari umuntu udateza ibibazo, azaba ari umuntu udafite kamere y'ibibi, ahubwo umukiranutsi azaba ari umuntu byanga bikunze uzirikana abandi, wita ku nyungu z'abandi. Niyo mpamvu imibanire yacu n'abandi nayo igaragaza ko turi abantu b'Imana. Mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa 24 byakozwe n'umurongo wa 16, naho iri jambo ry'Imana ryavuze amagambo umurongo wa 16 havuga cyati nicyo gituma mirimbanira kugira umutima utandiga ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Nicyo gituma mirimbanira kugira umutima, ariko uyu mutima ukaba utandiga ikibi, naba ngirira Imana, naba ngirira hagati yanjye n'Imana, aricyo tugutonyina kwera, ariko nuko mbanye n'abandi, uko nifashe ku bandi, uko ngiye ku bandi, uko nakorana n'abandi, uravuze ngo nabyo mirimbanira kugira ngo umutima utanshinze ikibi. Noneho urumva yuko umukiranutsi burya nuko abanye n'abandi nabyo bizaba bigaragaza uwo ari we. Niyo mpamvu 19 umurongo wa 22 ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Urumva yuko umukiranutsi burya n'ineza irazwi, nuko handitse ineza y'umuntu 22 ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Rero kumva yuko ineza ubuzasanga ineza yawe ukubanye n'abandi, ukayifata ku bandi, ukabandi bakuzi, nabyo birahashye bisobanuye mu kugaragaza neza uburiwe. Hashye bisobanuye mu kugaragaza kuri umukristo. Noneho ukubanye n'abandi nabyo ineza bavuze ku neza mu gitabo cy'Efeso 4:5 ineza yanyu bimwe n'abantu bose umwami wacu ari bugufi. Ineza yanyu bimwe n'abantu bose, urumva ko ineza yawe izarenga agace k'iwanyu igenda imenyekane ariko ku bantu bose, ngo kubera yuko baravuze ngo umwami wacu ari bugufi. Ijambo ry'Imana riciriyeho iteka yuko ineza yawe ikamenyekana gusa ku bantu b'iwanyu gusa, mbese akaba ariyo irobanura b'iwanyu gusa, ntigire ku bandi. Iyo neza ntabwo yaba yemewe, ahubwo neza yaba yemewe ni ineza waba ugeze ukegera ku bantu bose bakayibona, uravuze ngo umwami wacu ari bugufi. Yobu 29:14 yavuze amagambo, Yobu 29:14 nayo yavuze amagambo turi ku ngingo itubwira imibanire yacu n'abandi ariko mu bukiranutsi. Yobu 29:14 hatubwira iri somo rigenda ritya riti namberaga gukiranuka kukanyambika, kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero n'ikamba, nari amaso y'impumyi n'ibirenge bikirema, nari se w'umukene ngakurikirana urubanza rw'uwo nari ntazi, navunaga inzasaya z'umunyabyaha nkamushikuza umunyago mu menyo, maze nkavuga nti nzapfira mu rugo rwanjye kandi nzagwiza iminsi yanjye ingana n'imisenyi. Umuzi wanjye wari ushoreye mu mazi, n'ikime cyatondaga ku ishami ryanjye bukarinda bucya. Ubwiza bwanjye bwahoraga bwiyuburura, umuheto wanjye ugakomerera mu ntoki zanjye. Urumva ko uyu nguyu ni Yobu ari kuvuga uko yari ameze, ntabwo ari kwitaka, ntabwo ari kwirata, ahubwo nambaraga gukiranuka. Ntikuba gusa umwambaro w'inyuma, ahubwo atubwira ibikorwa yakoraga, koko wakumva ko ibikorwa yakoraga
burya hari aho bihuriye, hari aho byagaragaza, hari aho biri kwerekana ko byanga bikunda burya Yobu ubwo yari umuntu w'Imana, ko aravuze ngo gukiranuka kwanjye uko yabaga yifashe ngo nibyo byatumaga ngo uko yari ameze ngo byatumaga ngo abe amaso y'impumyi, akaba se y'imfubyi, akaba amaso y'impumyi, akaba se w'umukene. Mbese ibi byiza byose ni ibikwiriye kuranga umukiranutsi ukazabana n'abandi. Noneho burya jya yuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko tugomba kubana n'abandi bose amahoro. Kuno ngingo mu nyemerere tuyiveho imibanire yacu n'abandi, nayo reka ndebe ko nasoma amapaje gusa abiri maze nkihuta nkajya ku zindi ngingo zikurikiraho mu gitabo cyitwa Intekerezo n'Imico n'Ubumuntu. Ndebe ko ari umuzingo wacyo wa kabiri, Intekerezo n'Imico n'Ubumuntu, umuzingo wacyo wa kabiri. Reka ndebe iyi paje uburyo ijambo ry'Imana rivugaho muri kino gitabo cy'Intekerezo, Imico n'Ubumuntu 685 baratubwira amagambo akurikira. 645 Intekerezo n'Imico n'Ubumuntu wacyo wa kabiri, batubwira iyi paje maze nsome indi sura imwe kuri ngingo. Baravuze bati baranditse aya magambo, reka nsome iyi paje 646. Bari kuvuga ku bana n'abandi. Iyo twirengagije amahirwe yo gufatanyiriza hamwe n'abandi, gukomezanya no gusubizanyamo intege turi mu murimo w'Imana, tuba duhuye n'igihombo. Noneho baravuze bati iyo twirengagije n'angambire hepfo mu mibanire yacu nk'abakristo, twivutse imigisha myinshi bitewe no kutagirirana impuhwe. Uwikubiraho atyo ntaba ashohoje inshingano Imana imutezeho gukora. Burya kwimenyereza kuzirikana abandi bidutera kubagirira impuhwe, ndetse natwe ubwacu bikadutera imbaraga n'umutima wo gukorera Imana. Murakumva ko burya ngo uyu muntu yirengagije gukorana n'abandi no kubana neza n'abandi, ngo aba yinyaze nawe kubana neza n'Imana, aba yinyaze gukorana n'Imana, aba yinyaze kongera gutunganira Imana. Niyo mpamvu dukwiye kuzirikana agaciro kari mu guhurira hamwe n'abandi. Abantu bose hari imiterere y'abantu, ariko bose bavuze ngo iyo miterere yabo, imiterere ya buri muntu wese nubwo yaba ari mibi, twese tugomba kuzirikana ko buri wese buri mu kugira ngo abeho akeneye kubana neza n'abandi. Noneho ubwo n'abandi bose, ariko ukaba navuga ngo ugaharanira kuba umuntu mwiza, ugaharanira kuba niba uri umuturanyi, ugaharanira kuba uri umuturanyi mwiza. Muri kano gatanu ndimo nsomamo ikanaro ibonye ya kabiri, bategeza kuvuga nabwo ano magambo, ngira ngo nayo nyasome nihuse. Paji 367, ishime ku muturanyi wabereye mwiza bagenzi be mu buryo buhebuje. Umvura umuturanyi, ku muturanyi wanjye mahoro, ngewe ndahiriwe n'umuryango wanjye, mbere ya byose dushimye Imana yakuduhaye. Ntidutanga ubugingo ariko turabukwifurije, kandi uzinjizwa mu mvu yawe ushaje neza nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. 5:26. Ntabwo ari wowe gusa dushima, ahubwo umugore wawe nyiramutuzo, abana bawe bwiza naragwira, nabo baratunyuze cyane. Imana izabagwiza amaboko mu isi. Umvura umuturanyi ari kugenda agashima yuko yabanye neza n'aba ngaba, uko babanye n'abana bakabana neza, kandi ibaha n'amaherezo meza, ubwitonzi, kugira impuhwe, gufasha ababaye, kwitangira abandi, kwitambika no kwishingira ingorane z'abandi, guhomba ngo bunguke no kuvunika ngo boroherwe. Ngibyo ibyaranga ubuzima bwanyu. Icyantangaje ni uko wagira ngo ni ya kamere yanyu mubikora ntibitabavunnye, ntimugacogore na rimwe, kuko muri bwa bwami muzicara imbere. Uwo muturanyi uri hafi ariko umuvandimwe we koko ari kure. Nshaka kiri aha ngaha, yuko
uyu muturanyi arashimwe yuko hari ibyiza yasohoje, ashimwe yuko hari ibyiza yakoze, bitewe n'uko umukiranutsi mu kubana abana neza n'abandi, ntago abana bazambiriza, nta bana barogera, nta bana bari ariko bashinza, ahubwo uko babana ntiyagirira nabi abaturanyi, kuko azaba ari umuntu w'Imana. Ku ngingo ya 4 naho navuga ngo ni ku mukiranutsi ariko ari mu kazi. Kuko twasomye ngo kwera k'umugabura kuzemerwa n'umukozi akoresha, ariko ubwo urumva ko hari ukoresha hari n'ukora. Ku ino ngingo yo ku kazi, bwa mbere umukiranutsi ntabwo azaba ari umunebwe, azaba agomba gukora. Akora rero noneho bari kuvuga ngo agomba kuzakora yumvira kandi arasuzugura. Amasomo make mu ijambo ry'Imana ryagiye ritanga, Abaefeso 6, Abaefeso 6, Abaefeso 6 Abaefeso 6:5. Iyo umuntu ugiye gukorera abandi nibuka yera mu Abaefeso 6:5 yavuze ngo namwe mbata mujye mwumvira abashoboja mu kuboko mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashye muhinda imishyitsi kandi mutaryarya mu mitima yanyu. Ntimukabakorere bakibahagarikiye gusa ngo mumere nk'abanezeza abantu, ahubwo mumere nk'imbata za Kristo, mukore by'Imana ishaka mubikuye ku mutima, mubakorere mubyishimiye nk'abakorera Umwami wacu, mutari nk'abakorera abantu. Abakorera abandi bagomba gukora ngo batabata, nako kubahagarikira ngo babe bari hejuru, ngo babone kubabwira ngo mukore ibi maze mubikore, natirimuka wongera wigendere. None niba ugukoresha arebye ku ruhande ngo wongere wumva wohowe, navuze ngo kubw'ibyo mujye mugerageza gukora ngo butabahagarikiye, mubikore mumva nk'abari kwihata, nta muntu uri kubahata. Uyu nguyu azaba ari umuntu akorera abandi, ariko narangiza azirikana iki ngiki. Pawulo yagiye kubisubira mu gitabo cy'Abakolosayi 3, reka rero nihutira 3 umurongo waho 22 handitse nawe hagira hatya ati mbata mwumvire bashobuja yo ku mubiri muri byose, ntimubakorere bakibareba gusa ngo muse nk'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu mwubaha Imana. Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima nk'abakorera shobuja mukora badakorera abantu, muzi ko muzagororerwa nawe muhawe bamuragiye kuko mukorera shobuja mukuru Kristo. Ariko ukiranirwa aziturwa nk'uko yakiraniwe, kandi ntihariho kurobanurwa ku butoni. Urakumva yuko ubwo aha naho uravuze ngo nabo bari gukorera abandi bagerageza ngo bakore neza rwose, batitotomba, batahatwa ngo uko bari gukorera shebuja. Noneho ijambo ry'Imana Timoteyo 2:2 bavuga ko tabasuzugura. Ubwo abakorera abandi, ubwo umuntu w'Imana ukiranuka ariko gukorera abandi, ariko gukorera leta cyangwa gukorera n'undi muntu wundi, aho batari kumureba, buryo biravuze ngo agomba gutunganya akazi, agomba kutakanengeka, agomba kutagasiba uko ashaka, agomba kutakavamo amasaha atararangira, agomba kugakora akagatunganya, kuko ibyo nibyo ari buhemberwe, nibyo kandi nibyo ashinzwe. Umukiranutsi rero arakenewe kugira ngo yongere abeho, maze narangiza akora ibyo agomba gutunganya abisohoze neza. Ka kabiri agomba no gukoresha, narajya no gukoresha nabyo baratubwira n'amagambo bati agiye gukoresha aho se azifata ate ari gukoresha abandi. Umukiranutsi Abalewi 19 umurongo waho wa 13 batubwira aya magambo avuga ati Abalewi 19 umurongo wa 13 hati ntugahate mugenzi wawe, ntukamunyaga ibihembo by'umukozi ubikoreye, ntukabirarane. Ari gukoresha ibihembo by'umukozi ntakabirarane. Ubwo mu gukoresha, ubwo umuntu nawe w'umukiranutsi najya gukoresha abantu, ntabwo buzira atabahembye, ntabwo azareka ngo birirwe bakora umunsi wose, maze nabona bagiye gusoza akazi. Hariho abakoresha babi, agakoresha abantu, yabona ugiye kwira ngo baze kumuhembesha, agaterurira moto akagenda.
maze ku masaha yo guhembesha bagira ngo baje kumureba bagasanga ntawe uhari, batagiye hehe, bati ibyo ndabikunda aragiye, bakamuhamagara bati ntabwo ndi hafi aho ngaho, mutahe tuzabonana ejo, cyangwa se ndi kuri banke ntabwo barayama kuri banke nzayabaha ejo, cyangwa se mugende ndashyira kuri telefone, bakagenda bakarindira bagaheba. Umukiranutsi ngo naramuha ari gukoresha ngo azakoresha neza, ngo adahata adatunga urutoki, ngo kandi narangiza ngo ibihembo uburyo wakoze narangiza ntabwo uzasanga yabiraranye. Noneho hari n'abasirimutse bo mu buryo bw'ubujura busirimutse, umuntu akirirwa ari gukora amafaranga 500 yonyine cyangwa yonyine 700, maze yarangiza akaza guhemba nimugoroba izuba rirenze, akaza nataye bitantakira 5 ngahakira ngarurira. Ubwo urukumva umuntu ukorera 500 cyangwa 700 ntabwo yabona ko ayo kugarura, mbese ati nibwo yabuze ubwo akira basi yamereza ubwo uzayabona ejo. Kano gatabo ndi gusoma ibaruwa umukoresha yandikiye umukozi we wari mubi cyane, mumve n'abaruwa nayo maze nihutire kongera gusoza. Iyi baruwa yamwandikiye nyuma paje 28 umuzingo wacyo wa kabiri. Iyi baruwa yamwandikiye nyuma yuko amusigiye imirimo y'ubwubatsi kumucungira umutungo wa mwisambu, amazu ndetse n'umutungo wari kuri konti bahuriyeho, maze we ajya ku mahanga. Nuko uwo mukozi abigambiriye ibyo saruye abigira ibye, inzu yubaka yisondetse ku musozo rero ari ku mutungo yukura kuri konti arawujyana. Aho shebuja aziye asanga ibintu byarazambye bihabanye n'ibyo yari yiteze kuko mwandikira. Uyu ni umukoresha wandikiye umukozi. Umukozi mba ko nawe yari yagiye arasondeka ariko mu gusondeka arangije ngo ibindi ngarabyiba. Uyu ni umukozi mubi. None ariko aho ngambire saha ngaha ahubwo ni ibaruwa umukozi ibaruwa umukozi cyangwa se uyu mukozi yandikiye umukoresha we. Reka ndebe ko iyo page nyibona maze mwumve nawe ukihutira kujya ku ngingo irasoza. Mwumve uyu umukiranutsi azakora ate, umukiranutsi azifata ate, umukiranutsi azifata gute. Handitse amagambo agira ati ni paje 28. ni ibaruwa yamwandikiye amugaya avuga yuko byanga bikunze ati uko babanye byanga bikunze yamukoreye neza ariko ntiyamuhemba, yamukoreye neza igihe kirekire ariko amwitura kutamuhemba igihe. Arangije ngo icyakoze cyose amukata nyamara amurerera abana. Arangije ngo atashye uyu mukozi yatashye ababaye, ataha arakaye, ataha atishimye bitewe nuko yari atarasohoje ibyo bavuganye. Reka iyo page ndabona nsobye gato, reka nihutire kuyibona maze ngerageze kuvuga mu ncamake uko byagenze mbisomye kugira ngo mbivuge uko byanditse. Ariko murakumva yuko abantu b'Imana bidakwiriye yuko abakozi bakora ntibahembwe, bidakwiriye yuko yego ibaruwa umukozi yandikiye nyirabuja umuguye nayo mu buzima nayibonye. Baravuze bati iyi baruwa yamwandikiye bamaze gutandukana atamuhembye kandi yari akoze imyaka 2. Numva umuntu yarakoze imyaka 2 kuri mabuja nkunda ntibikangwa ngiye umukozi wawe ngukunda Imana irafasha. Nejejwe no kwandikira ibaruwa nkumenyesha agahinda wanteye, ubuhemu wangiriye umwaka witeye bitewe no n'inyiturano mbi wangiriye ku byiza byinshi nagukoreye. Mabuja nkunda naje kwaka akazi wawe nkimara kuba imfubyi, mbuza ababyeyi kurya wambonye amagufa yanamye siko
nahoze nanjye nari nteranye nk'abandi bana nkigira ababyeyi. Nkihagera weho na databuja nababonyemo igisubizo cy'icyo nari narabuze. Ababyeyi bankundaga niyumvishemo ko ngiye kurya nkisana nkanywa nkambara kandi nkarererwa, nuko nabonaga muri abantu natunguwe n'ukuntu muri inyamaswa ubwo mwabundasaga ari njye watetse mumpindura iyarara mumenamo ibyagaze n'ibyaboze, ibyo mwangaga kuma bikiri bizima. Murangirira nkateka ibibazo ntashobora no gukozamo ikiyiko ngo nijyeho, nkicira isari ariko nkicwa n'isari ariko mpawe n'abaturanyi banyu, nkica isari ariko mpawe n'abaturanyi banyu murusha ubushobozi. Mabuja uwakumvisha ukuntu nkunda abana bawe kandi nabo bankunda, barankunda kandi iyo nabaga ntirimutse gato bankumburaga kukurusha kandi uri nyina. Mabuja bakubwira ukuntu nakubereye indahemuka ubwo nari ku rugamba mpanganye na databuja washakaga kuguca inyuma igihe cyose wabaga udahari. Ndamurahira ndaningira nkorera indashima y'inyamaswa nkawe nubwo ntabyicuza. Sinigeze menya ko uri umugome kurugero nk'uko nkubonyeho, uko habuze ikiyiko, uko isahani imenetse imenwe n'abana bawe, uko inkono ishiririye bitewe nawe wantumagije. Ibyo byose wabikataga ku mushahara wanjye ntabizi. Nari imyaka ibaye 2 ngo mpembwe ntahe njya kwiteza imbere, umbwiye ko ahubwo nkurimo mwenda y'ibyo nangirije. Numva namukoresha mubi. Mabuja njye ntabwo nkubonyemo ubugome gusa, ahubwo buherekejwe n'ubujiji bwinshi. Mbese ujya wibuka yuko weho n'aba nari bafite mu biganza, iyo mba nkawe bitewe n'uko wanyiyeretse kare najyaga kugukora mu nda, nari gucura inkumbi nkakwirenza nk'uko ntamwe yabikoze igihe yicaga abana 3 ba nyirabuja Mukankwaga wari umugome nkawe. Reka nsoze nseye Imana izoroshye ingoyi ntigahorera abana gukirwa kwa base, kuko abawe baba baguye mu kaga kandi ndabakunda nabo barankunda bizi. Isambu y'imbwa n'amaguru akabe karimenya, ntambwe igire mu byaza. Ngiye gushakishiriza ahandi, yenda nzahura n'uwo mu bantu warokotse ambere mubyeyi. Icyakora nubwo ari mubi ntubuze icyo umaze, kuko wagukoreye nk'imfashanyigisho utanga urugero rw'umuntu mubi byasobanuka. Nkwifurije guhirwa mu buzima, wari umukozi wawe ukunda, Imana irafasha. Ngiyi ibaruwa y'umukozi wandikira umukoresha. Ku ngingo isoza, umuntu w'Imana acuruza. Iyo acuruza yirinda kwiba. Imigani 20:15 ntukwibe. Itegeko ry'Imana rya 5 ciraho iteka ubujura bw'ubwoko bwose. Abakomera bahanuze page 309 y'Icyongereza navuga ngo kwitwaza ubujiji bw'abandi ugambiriye kwiba abantu ni icyaha. Itegeko rya 5 ribuza abantu kuza ibipimisho bihenda n'iminzani ireguye. Ribuzanya itegeko rya 8 ribuzanya intambara zo kwigarurira ibihugu. Itegeko rya 8 ribuza abantu kwibera mu bujiji bw'abandi. Itegeko rya 8 iyo umuntu acuruza ari umukristo ntajya yiba. Bibiliya ikavuga ngo ntagira ibipimo by'amoko abiri. Ni Imigani 20:10 icyo arangurira n'icyo ajya acuruza. Byanga bikunze umukiranutsi mu byo apima nabwo ntabwo azigera abeshya. Ku ngingo ya 6 navuga ngo niyo afite ibintu bipfuye reka iyo numva nasoma ingingo ya 4 intekerezo nsho n'umuntu umuzingo wacyo wa 2 451 hatubwira amagambo avuga ati mu bucogocogo bwose bwo mu buzima amahirwe y'ubunyangamugayo butajegajega agomba kubahirizwa. Mu byanga bikunze bivuga ngo mu bucogocogo bwose agomba kugiramo ubunyangamugayo. Si amahame yobora ab'isi kuko Satani umushukanyi mubeshyi n'urenganya ari we ubayobora, kandi abayoboke be baramukurikira bagashyira mu bikorwa n'imigambi ye. Hepfo uyu mukristo baramuze bati naramuka ari mu bucuruzi azabigenza ate? Ngo ntabwo uyu mukristo
azabura kubwira umuntu yuko ibicuruzwa bye yazanye byanga bikunze ko byangiritse. Anumva yuko niba afite ibintu byangiritse azabimubwira ko bifite inenge, akambwira ati rero nubwo byanga bikunze ubimenye ibi naje gucuruza bifite inenge, izi voka zirapfuye, uyu muceri ufite ikibazo, ntabwo ushya. Mbese ngo ntago azabura uko byagenda kose. Abagaragu b'Imana ntibabura guhura n'abese mu mishinga yabo, ariko bagomba kugura no kugurisha bazi ko Imana ibahanze amaso. Ntibagomba gukoresha iminzani ipfuye n'ibiro bitari byo, kuko ari byo ari ikizira ku Uwiteka. Mu mishinga ye yose umukristo agomba kuba yifuza ko bene se bamukeka ko ari we. Ibikorwa bye bigomba kuyoborwa n'amahame ashikamye. Ntazakoresha ubucakura, ntacyo azahisha kandi ntacyo azashimagiza cyangwa se ngo asigirize. Birashoboka yuko abantu bamunenga bakamugerageza, ariko ubunyangamugayo bwe butagajuka buzarabagirana nk'izahabu nziza. Ni umugisha kuko ahura nabo bose, kuko ijambo rye niryo kurirengerwa. Nanjye yifuza kungukira kuri mugenzi we, ni inshuti y'umugiraneza wa bose, kandi na bagenzi be birengera Imana ye, inama ze. Mbese yabakoresha abakozi ngo basarure imirima ye? Amafaranga baruhiye ntabwo yabimisha ko buriganya. Yari mukristo iyo afite amafaranga adakeneye gukoresha ako kanya, ayakoresha mu gufasha amwe muri bene se utaramukanya amahirwe nk'aya. Ntashaka kwagura imirima ye cyangwa kuzuriza imye mu mifuka ye akoresheje kungukira mu ngorane za mugenzi we. Umugambi we ni ugufasha no gukorera ibyiza bagenzi be. Noneho avuze bati uyu nguyu azaba ari umukristo. Inyangamugayo nyakuri ntiyungukira mu ntege nke n'ubushobozi buke bw'abandi kugira ngo yuzuze impiya mu ruhago rwayo, agurisha ibyo ku giciro gikwiriye. Niba ibicuruzwa agurisha bifite inenge, ntazabura kubwira mwene se cyangwa umuturanyi we, kabone n'ubwo byamugusha mu gihombo. Acuruza ntabwo azariganya, ntabwo azashyiramo ubutiriganya, ntabwo aziba. Abasoma uwifuzwa yose iyo wifuzwa byose baravuga ngo abakoza akayo cyangwa kivuga ngo zakayo, ndebera ko ari uwifuzwa amapaje yacu ya 556 aravuze ngo kuri buri papuro wose bw'amafaranga ngo habe hariho ngo kerejwe Uwiteka. Umuntu w'Imana mu bucuruzi nabwo azaba agaragara. Reka Imana iduhe kugira ko nakwera kuzuye. Reka turi abantu bakiraka mu buryo bwuzuye, mu mutima dukiranuka, tuzayeba turi abantu bera mu muryango, turi abantu bera mu mibanire yacu n'abandi, ku kazi dukora no tunakoresha turacuruza. Abakiranutsi nibo bantu Imana ishaka. Noneho gukiranuka bizabitumara iki? Niho dusoreje amasomo abiri, ni Imigani 14, Imigani 14 umurongo 34 atubwira amagambo avuga ati 14 atubwira aya magambo, ngira ngo mwese mwumve. Baravuze bati 34 isomo baravuze bati gukiranuka gushyira bwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Gukiranuka byaba ari ingenzi, biragenda bigashyira ubwoko bwose. Uko waba umeze kose udakiranuka waba uri hasi. Noneho Yesaya yarabivuzeho 26 umurongo wa 9 aravuga aya magambo. Yesaya 26 umurongo wa 9 aravuga ati uwo mutima wanjye ujya gushaka nijoro, kandi ndoyandundikira gushakisha umutima, kuko amategeko yawe ari ku isi, abaturage bo ku isi biza gukiranuka. Burya amategeko y'Imana adashobora gukiranuka. Reka buri muntu wese agambirire kugira kwera kuzuye, abe ubushimwa ku Mana ndetse no kabanye n'abandi, abijuru bukiranutse bwuzuye. Imana ibere mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Urakoze Data wa twese, uduhe amagambo yawe, wese ubwo afashirwa nayo umuhe kuyagenderamo kandi umubane ashyire mu bikorwa mu izina rya Yesu, amen.